Ndabasuje muherereye hose ku isi hose mu bihugu bigiye bitandukanye mukurikiranye Kigali Tube Online. Ndizera kabisa ko mumeze neza ndetse ko n'ibintu bigiye bitandukanye muri gukora biri gucamo. Ingero icyo marambisabira ni kimwe no gukora subscribe kuri Kigali Tube ndetse ugakanda akazogera ari hejuru kugira ngo atazajya yagira ikiganiro na kimwe cyacu kigucika. Uyu munsi nkuko mwabyiboneye kuri TATOO tugiye kurebera hamwe abasitari bafite tattoo cyangwa tatuwaje nyinshi muri iki gihugu. Okay. All right. Subundi mwese muzi tatuwaje cyari cyo? Ngwiki? Yakuba atabizi tatuwaje cyangwa tattoo n'ubugeni ibishonyo cyangwa inyandiko umuntu yandikaho bitewe n'ibyo yumvamo, ibyo yizera cyangwa ibyo akeka ko ari byiza. Thank you. Abasitari benshi rero muri usanga muri no list benshi murabazi, bamwe ni abaraperi, abandi baririmba R&B cyangwa Afrobeat ndetse n'abandi ni aba DJs. Muri make muri buri sector y'ubusitari muri Rwanda ntabwo tuburemo umuntu ufite izo tatuwaje. Nta byo gutinda rero tuhite tunatangira na video y'uno munsi. Let's go. Ku mwanya wa 10 urutonde rwacu turasanga Miss Amanda Karizawire nk'uko muzi muri benshi akaba ari umunyarwandakazi wabaye igisonga cya mbere muri Miss Rwanda context y'umwaka wa 2021. Nk'uko bitari bimenyerewe na benshi rero Amanda yagaragaje ko washobora gutunga tatuwaje ndetse ukabasha no kugera kure mu marushanwa y'ubwiza nk'ayanga ya Miss Rwanda. Amanda rero afite tatuwaje ku bice bitandukanye by'umubiri wiwe, aho imwe ifite akaboko k'ibumoso aho gatangirira ikayimanuka ikagera ahagana akaboko gasoreza. Akaboko k'iburyo nk'uko muri kubyibona naho akaba afite tattoo z'uturabo twinshi tugiye dutandukanye, akaba afite n'indi nini ku mugongo wigaragarira buri wese. Ku mwanya wa 9 turasanga Mico the Best. Uyu akaba ari umuhanzi uririmba injyana ya Afrobeat, aho amaze imyaka irenga 11 muri muzika nyarwanda, aho yaduhaye hit zigiye zitandukanye kandi nyinshi. Ku bijyanye na tattoo rero naho Mico the Best nigeze atangwa, aho zifite kandi zigaragarira buri wese ku maboko yombi. Izi tatuwaje zose afite rero zikaba zerereye ahagana kuri pinya nk'uko muri kubyibonera. Rero izi tatuwaje zikaba zigizwe n'ibishushanyo binini birimo ubugeni bwinshi kandi nk'uko yabisobanuye zifite ubusobanuro bwihariye atashatse gutangaza. Ku mwanya wa 8 turasanga Ariel Wayz. Uyu akaba ari umuhanzikazi uri gutrendinga ndetse ukunzwe n'abatari bake muri industry ya muzika nyarwanda cyane cyane bitewe na vibes ze uko yiyambarira nk'abahungu, hakiyongeraho n'ijwi rye ry'agatangaza ndetse n'ubuhanga agaragaza mu ndirimbo ze z'amahita ageza ku banyarwanda umunsi ku wundi. Tatuwaje Ariel Wayz zifite ari nyinshi aho zose ziri ku maboko ye. Duhereye ku kaboko k'iburyo afiteho tatuwaje imeze nk'imishumi cyangwa igikomo, hanyuma ku kamoso akaba afiteho tattoo y'ikirabo kivanze n'ibindi bintu by'ubugeni, ikayimanuka ikajya no mu kiganza hafi y'inzara nk'uko muri kubyibonera. Ku mwanya wa 7 urutonde rwacu turasanga Bushari Bushido. Uyu akaba azwi cyane nk'umuraperi uri mu bazanye kandi akaba anaririmba injyana ya Kinyarwanda. Si iyo njyana yonyine aririmbamo, aririmba no muri drill ndetse na hip hop isanzwe, kandi akaba azwi cyane ku mahit menshi yakoze muri iki gihugu guhera mu mwaka wa 2019 kugeza n'ubu ngubu. Ku bijyanye na tatuwaje rero Bushara akaba zifite ku maboko, ahagana ku mutwe ndetse n'umugongo. Duhereye ku kaboko k'iburyo rero Bushara akaba afite tatuwaje ihereye aho akaboko guhera hejuru ikamanuka maze ikagera hasi. Ku kaboko k'ibumoso rero nta kintu afiteho usibye mu kiganza afite tatuwaje ya spider web cyangwa inzu y'igitagangurirwa mu Kinyarwanda nk'uko muri kubyibonera muri iyi foto. Si ibyo gusa ahubwo akaba afite n'indi y'ikimenyetso cy'umusaraba ahagana mu ijosi. Iyi tatuwaje akaba ari nini nk'uko mubyibonera, dore ko ihera munsi y'umutwe w'umusatsi urangirira ikamanuka ndetse igakora no mu mugongo. Twihuse ku mwanya wa 6 turasanga Keniso. Uyu nk'uko muzi akaba ari umuhanzi uririmba mu njyana ya R&B cyangwa Afrobeat, akaba yarazamukiye mu gitangaza music. Ubu akaba ari umuhanzi ku giti cyaho yakoze amahit menshi kandi atandukanye. Kuri tatuwaje aho naho Keniso yasigajwe inyuma dore ko azikunda bidasanzwe, by'umwihariko akaba yaraziyandikishijeho kandi nyinshi. Duhereye ku kaboko k'ibumoso kiyo turasanga tatuwaje nyinshi kandi zikanganye. Iya mbere itina nigaragaza umubonye ku ifoto cyangwa muri video clip ziwe, ni tatuwaje nini iteye ahagana kuri pinya aho yanditseho road to riches cyangwa inzira igana ku bukire. Hazaniyongeraho nyinshi zimanutse ku kaboko n'ubundi k'ibumoso kose kugera hafi y'inzara nk'uko muri kubyibonera.
ku mwanya wa gatanu urutonde turasanga papa cyangwa uyu rero akaba ari umuraperi umajije kwigarura imitima y'abatari bake hano muri Rwanda, akaba agaragaza n'ubuhanga mu ndirimbo zakora kandi ziba hit. Nk'uko izina rye bivuga rero papa cyangwa akaba ari umuhungu ukunda kugaragara neza mu maso y'abantu, byakare nabyo bituma afite tatuwaje nyinshi ku mubiri wiwe. Nk'uko rero yabisobanuye muri interview yagiranye na Yago TV show, tatu ze nyinshi zifite ku maboko ye yombi, aho zigiye zisobanura ibintu byinshi kandi bitandukanye. Handitseho ngo iki? Ni drip, ni ibishushanyo, ni amagarafu ariho n'amazina yanjye, no only God, Imana yonyine. Aho ngaho ho? Aha naho ni drip, ni igishushanyo, ni drip na live and die. I live and die, ndiho kandi nzapfa. Ku mwanya wa kane w'urutonde rwacu turasanga P-Fla. Uyu ni umuraperi uzwi na benshi dore ko aririmba hardcore hip hop, akaba yaritangiye kera kuva muri za 2009 kabisa. Azwi ku bintu byinshi rero, yaba swag, imyambarire ndetse na flows ziwe. Benshi rero bakaba banemeza ko ari nawe umwami wa hip hop ahangaha mu Rwanda. Ku bijyanye na tatuwaje rero, P-Fla nk'umu gangster akaba zifite nyinshi, aho zuzuye ku maboko yombi. Duhereye ku kaboko k'iburyo rero, P-Fla akaba afite tatuwaje y'ikizeru kinini cyane nk'uko muri kubyibonera. Hanyuma akaboko k'ibumoso akaba afite tatuwaje nini cyane ihera hejuru ikamanuka ikagera hasi aho akaboko karangirira. Si ibyo ngibyo gusa, ahubwo afite n'izindi nyinshi zitagaragarira amaso yacu ndetse no mu maso ya kamera, ubwo bisobanuye ko ziba ziraho imyenda yahishe. Ku mwanya wa gatatu urutonde rwacu nta wundi tuhasanga uretse Bitley Mr. Shwishwi, akaba azwi nk'umuraperi watangije ndetse akaba anaririmba injyana ya Kenya Trap, bikaba byongera yuko anaririmba drill ndetse na rap isanzwe. Si ibyo byonyine azwiho, dore ko n'ibijyanye na fashion ndetse na tatuwaje nabyo arubashywe cyane, dore ko biri mu bintu ashyira imbere nk'uko yabyivugiye muri interview. Yavuze ko buri tatuwaje imuri ku mubiri ifite ubusobanuro bwayo bwite. Nk'izi tatu ubona ni celebration, ibintu byose zasindaza. I was making hits in Betray after my new album 2040, ni nyinshi. I have Kenya Trap here na crown hejuru. That's how I feel. I feel like I'm a king, you know what I'm saying? Hano hari Bushido nayo ni amateka. Yeah, ku mubiri wa Betray hariho Bushido. Yeah, inkote yitwa Bushido. Yeah, nayishizeho ko ya meaning nyinshi n'ebyiri zitandukanye tu. Yeah, harimo meaning nanone ku rundi ruhande rwa ya Bushari. Yeah, for real. Usibye izi tatu yerekanye muri interview murebye, hari n'indi nini yafite ahagana ku nda yiwe yanditseho Nyamirambo mu magambo manini nk'ahantu yakuriye, ndetse nk'igicumbi cya hip hop nyarwanda nk'uko benshi babyemeza. Ku mwanya wa kabiri naho tuhasanga buretse kabuhariwe umugangster ndetse akaba n'umu DJ akataraboneka, DJ Brianne. Fashion sense yiwe, amagambo avuga biza bisanga amaherena ndetse na tatuwaje zuzuye umubiri wiwe. Uyu mukobwa agatangaza rero akaba afite tatuwaje nyinshi ku mubiri we wose, dore ko zifite ku maboko, mu ntege ndetse no ku maguru, aho by'umwihariko tatu ze zigaragarira buri wese dore ko ari inzobe cyane. Duhereye ku kaboko k'ibumoso nk'uko muri kubyibonera, harimo tatu ishushanyijeho y'intare, hariho rero n'indi yanditseho blessed bisobanuye umunyamugisha. Tugiye ku kaboko k'iburyo rero huzuyeho tatu zijyanye n'umuziki, dore ko hari ishushanyijeho gitari ndetse hakaba hariho n'izina ry'umwana we, ndetse n'indi nini yanditseho izina rye DJ Brianne mu magambo manini. Iziri mu ntege rero nazo ni nyinshi nubwo zitagaragara neza. Hanyuma ukaguru k'iburyo rero afiteho tatuwaje nini y'imbunda, k'ibumoso akaba afite tatuwaje y'ururabo narwo runini nk'uko muri kubyibonera. Ku mwanya wa mbere w'urutonde rwacu nta wundi muntu tuhasanga uretse DUMBA. Uyu akaba ari umuraperi wamenyekanye muri old school, akaba yararapaga cyane mu Cyongereza. Ubu rero tuvuga ntabwo agikora ibintu bya rap cyane, ahubwo ni umunyamakuru kuri Radio 1, dore ko nabyo yanabikoraga kera. Paxson akaba afite tatuwaje nyinshi ku bice bitandukanye byo ku mubiri wiwe, twavuga nko ku maboko, ku nda, ku maguru ndetse no mu isura yiwe. Yabishimangira ubwo yerekanye tatu ze zose muri interview yagiranye na bafite. Abantu bakaba baratangajwe n'ukuntu afite tatuwaje zirenga 35 ziri ku mubiri we. Oh my God! Kandi zose zikaba zifite ubusobanuro bwazo. Reka tubare 1 2 3 4 5. Ese na hano bajya bashira tatu. 1 yitwa Cry Later zaburira. Cry Later 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 either are the two 24 25 26 27 28 29 30
31 33 34 nayo twayibaze nayo haguye nayo baje umujyi wa Kigali. Si ibyo gusa rero Paxson yanasobanuye iki tatuwaje zose zisobanuye. Icyo zisobanuye ni Tupac role model wanje ubye yakoze abantu bose barabizi umuntu y'ufite arabizi. Then ni brother wanjye tabye Imana all the time yari hano mbona yuko turacyari kumwe nawe. Then nari Bikira Maria aba turagenda na buri gihe arahambe. Ni naha rero dusoreje video y'uno munsi ndakeka urutonde warubonye ndetse ukaba warebye izo tatuwaje zose bagiye bafite ku mubiri n'icyo zigiye zisobanuye. Rero nimba utarakora subscribe cyangwa umushyashya kuri ino channel mwibutse ko ugomba kuyikora ndetse ukande like ku kiganiro tibagiye no gutanga igitekerezo cyawe muri comment section aho ngaho hasi. Amakuru agezweho ndetse n'inonde y'ibintu bigiye bitandukanye biba bigezweho muri iki gihugu nabyo nakagaruka ngaha kuri Kigali Tube. Stay tuned. Ciao.